Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Muraho neza nshuti bakunze Ibigwi byanjye TV. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi wa none. Turashimira abo baza gukanda subscribe. Tudashishikariza aho utarayikora kugira ngo ukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho. Aho turebera hamwe amafaranga, ubucuruzi, iterambere, impano n'ibindi byose byatuma umuntu yiteza imbere. Dufite umutumirwa w'uyu munsi, umwana mutoya, reka tumuhe ikaze. Tuguhaye ikaze. Yego murakoze cyane ndabashimiye. Nitwa bande? Izina ni Mr. Jeje cyangwa jejecomedian. Mr. Jeje. Mr. Jeje, wavutse witwa Mr. Jeje? Oya. Ntubyumva se ko ari muri comedy nyine ubwo twageze muri comedy niho. Ese tusimbukira tutarajya muri comedy witwa ayahe mazina y'ababyeyi witwa nguki? Bo mazina ni Ishimwe Derek Steven ariko mba narayibagiye nyine kubera akazi umuntu abakora n'abantu nyine ugasanga bakumenyereye kuri ayo ngayo Mr. Jeje. Ubu mbese wabaye umustar ku rwego rw'uko n'amazina y'ababyeyi. Oya ntabwo nayibagirwa, kuyibagirwa mvuze ni nka kuriya nyine ubu utayakoresha cyane buri munsi ukoresha nyine ayo mu kazi. Yego. Niba numvishe neza ubwo uri umukomedi? Yego. Okay. Ubu twizere ko ugiye kudusetsa mu kiganiro cy'umunsi, ni uguseka abadukurikiye bagiye guseka. Ariko ndababwira aho baranyura nyine bakajya guseka. Urumva nyine ibyo dukora hari aho tubijyana. Yego. Noneho bakanyurayo nyine bakabasha guseka, abiga bakiga n'abaseka bagaseka. Buri wese nyine ahasanga ibyo arisangamo n'ubundi. Okay. Dutangira nagira ngo ubwire abadukurikiye. Ese comedy ni impano yawe n'ubundi bimeze gute? Comedy sinzi niba ari impano yanjye, buriya abantu bareba ibintu ukora nibo bakubwira ngo ibi bintu ni ibyawe cyangwa se wanayobye umuhamagaro, ariko feedback umuntu agenda abona nyine ubona ko nyine ibintu bakubwira ati 90%. Courage, birabishoboye ibintu nk'ibyo. Gusa ariko sinibyo mba mbyiyumvamo cyane kabisa. Wowe ni impano yawe. Ubwo tuvuge ko ari impano yawe cyane. Nje numva ko byanatangiye kera cyane kuko ntabwo ari ubu nubwo ubu mbikoze imyaka 3 nkorera ku YouTube. Ariko na mbere ntaranamenya n'ijambo YouTube. Bisa nkaho nabikoraga ariko mu buryo bw'amakinamico. Tubwire byatangiye gute kugira ngo ubone ko ari ibyawe? Urabona nyine hari ukuntu. Yego. Iyo ku ishuri nyine twigaga muri segonderi haza kuzaho ibintu bijyanye n'amarushanwa y'isuku n'isukura, noneho bategura nyine ibintu bijyanye n'amarushanwa. Ubwo nyine niho twahimbaga ikinamico, nyine twakoraga ibintu bijyanye n'imyidagaduro ariko mukabikora muri message yo kwigisha abantu ku bijyanye n'isuku n'isukura. Ubwo rero twari ibigo byinshi byo mu karere kacu. Ikigo cyacu rero kiza gutsinda bitewe n'iyo kinamico twanditse turayikina, tubona amafaranga atari make, ndetse ikinamico iba nziza bakajya banayitambutsa kuri Radio Salus. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu iyo kinamico yahise kuri Radio Salus nke mu myaka 3 ishize. Yego, 2018 nibwo yanyuzeho. Yego. Yego. N'ubu biracyanyuraho? Oya yararangiye, urumva nyine hashize igihe. Icyo gihe nari nyiri umunyeshuri, nyuma nyine nza nyine kubisoza nigera muri ibi bintu by'amafilimi. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho uviriye ku ntebe y'ishuri ntago wigeze ukomeza wenda ngo ujye mu mashuri, waravuze ngiye kujya muri comedy? Ndabona ko ari ibintu byawe. Oya ntabwo navuze ngo ngiye kujya muri comedy. Nanjye comedy njya kubijyamo gukorera kuri YouTube ntabwo nari nzi ngo bimeze gutya. Ahubwo nyine ni ibintu nabonye nyine abandi bakora nkabona ni byiza nkanabikunda. Nibuka ko hari ibintu nakoze bisa nkabyo, ndavuga noneho reka ngerageze mu buryo bw'amashusho. Nabwo ndebe mbikoze nyine numva ndi fier yabyo nyine ndabikunda. Bati ibyo byose reka nkore, nzagira Imana n'abantu babikunde cyangwa se
bigenda uko byakagenza, ariko nyine umuntu iyo uzanye bimwe niba bikunda ugenda uhindura content bakagira nyine ibyo bakunda nawe ukaba ari byo ukomeza kubaha. Mbese ni ukuvuga ngo ubu ngubu ukina comedy. Yego. Iyo ubirebye se ubona abantu babikunda ukurikije commentaire wakira? Cyane. Burya iyo ukora ibintu mu rugo bakakubwira ati komereza aho mwana wacu, nyine abantu bo hafi yawe ugasanga nibo bagupushinga, nta kintu gituma utabikora. Ahubwo nyine ba bantu bakuzi neza iyo bakubwira ati nyamara ibi bintu ukora ntago ari impano yawe, uragerageza ibyo bintu nyine ukabireka, kuko buriya keshi yego hari igihe baba banaguca intege, ariko buriya abantu nyine bakuzi nibo bakubwira uti ibi bintu bimeze gutya, ukora gutya na gutya. Nkurikije uko mbyumvishe ni ukuvuga ngo na famiye iragushyigikiye cyane. Ntabwo rero wamara imyaka urumva wamara imyaka 3 famiye itagushyigikiye ukora ibyo bintu, ntabwo rwose bigira. Ahubwo barakubwira niba koko wowe uzi ko bizagutunga bigatunga n'abawe, gira courage. Ni iki wabwira nk'umubyeyi umwana wawe yifuza kujya muri comedy, muri filime cyangwa muri showbiz, byarangiza akamubwira ati ibintu nta kintu bimara, ibi ntago byagutunga, ni iki wamubwira? Uwo mubyeyi rero namubwira uti yajya reka n'umwana nyine akagerageza amahirwe ye, kuko buriya akenshi usanga ibintu ababyeyi baguhatira usanga nyine umwana batabikunda. Ugasanga umwana umujyanye muri mekanike kandi we rwose kavuga ati reka sisuzugura umubyeyi kuko namubwiye ibyo njyana makabyanga, ati reka simusuzugure pfe kujya kubyiga. Yari yagiye ari ugupfa kujya kubyiga ni asoza ugasanga ahubwo abaye kirara cyangwa se na bya bindi yize nta mumaro, kubera ko we muri we ntabishaka. Muri make rero umubyeyi yagakwiye kujya ahereza umwana uburenganzira, ahubwo akanamubaza icyo akunda kugira ngo amufashe muri icyo kintu akunda. Buriya rega impano ikurikiranwe itanga umusaruro, ntipfukiranwe kabisa. Nukango muri make nk'umwana wumva bikunda ashaka kubijyamo, wamushishikariza kubijyamo nta kibazo? Yabijyamo, ariko azi ko nyine abigiyemo, atari uvuga ngo ngiye kujya gutwika, ngo ninkora video ngo banuza nibaye ngo bazayibona ngo babone natwitse. Oya, ntago ari yo nama nge namugiye. Niba yumva nyine ari uwo murongo yakomeza, courage rwose ni byiza, ariko niba wumva nyine utazi nawe ibyo urimo, wajya mu byuzi ko waba urimo neza, wajya mu byo ushoboye. Yego. None nagira ngo tubwire uri jejecomedian. Ni jejecomedian niko kuri YouTube. None se jeje naryo se tubwira ahantu iryo zina ryaturutse? Iryo zina ndumva nyine natangiye kujya nkora nkasanga abantu bakina ibi bintu hari andi mazina bitwa nyine, kuko nyine hari igihe usanga uko umuntu aba yitwa mu mazina ye asanzwe atari nako aba yitwa muri showbiz. Jeje tubwire, jeje bisobanuye iki, ryavuye ko numva ntaho rihuriye n'amazina ababyeyi banyise. Nyine urebye iyo ugiye muri ibi bintu byose ureba nk'akazina kagize, ukavuga ati reka ndebe nk'akazina kazatwika, ku buryo nyine nanjye ngeze n'abo bafana bajya baba ariko bafata tu. Urugero nk'uko yego hari nk'abantu baba bagiye bafite amazina yabo ukanasanga nyine banayakoresha mu buzima bw'ibyo bakora nyine by'amafilime cyangwa comedy, ariko hari n'abayahindura nyine bagafata n'ay'akazi nyine. None ubwo ushatse kutubwira ko jeje nakazina karaho wafashe ohazari ukavuga utakari ko kazatwika? Ni ibyo ngibyo kabisa. None se Steve, iyo ubonye abantu mukorana, bo ubona izo mpano bazifite, ubigenza gute kugira ngo umenye n'ubundi abafite impano muri bukorane, bigenda gute? Buriya rero impano nta muntu utayigira akenshi nyine, ahubwo nyine hari n'ubutayifite ariko ashaka kubikora anabikunda, ku buryo mbega yanakomeza nyine akabikora. Uwo muntu rero iyo ameze gutya atanabishaka, nta mpano nyine yifitemo, arigishwa. Ibi bintu barabyiga nyine. Bivuze ngo gushaka ni ugushobora cyane kabisa.
nk'umwana wumva bikunze kandi akumva ashaka no kubikora arabishaka arigishwa bigakunda cyane rwose. Jewe ntabwo nari busy nagira ngo najyaga ngira ngo n'umuntu bifitemo impano bizamo gusa. Oya ntago ari kuko hari abantu benshi nyine baba birimo nta n'impano ariko ugasanga nyine biranamutunze. Impamvu nyine nuko aba yarabijemo akanabyiga nyine akagera habimenya ku buryo ahereza ibintu abantu bakabikunda. Hari ukuntu kera hari ukuntu societe kera yabaga ifite imyumvire yo kuvuga ngo biriya bintu ngo baba bakina ngo biriya bintu ngo ni ibintu bidafatika. Yego nyine ubundi urumva reka nkubwire ni bya bindi byo kuvuga ngo nyine tuba dukeneye support y'abantu noneho bakadushyigikira kugira ngo noneho ibintu dukora noneho bijye nyine bibasha kutugeza natwe ku iterambere, noneho dukore n'ibindi bintu byiza kurusha ibyo tuba dukora ako kanya. Ibyo ndabivuga nshingiye ku kibazo kuba uri umuntu w'ubwanwa ugafata ukisiga tiro ku munwa ukisiga ibintu mu maso by'amapuderi ukambara ijipo ukambara amasutiye y'abamama. Njya mbireba nyine nkabona birashekeje koko, ukabona harimo utuntu biba bisekeje ariko harimo n'ababibona nyine nk'aho ari ibintu bitari bikwiye ko umuntu yakora nyine, ariko nyine bamwe baremera bakabikora kabisa. Kandi mwe mubifata nk'akazi? Kaba ari akazi buri muntu. Ni nk'uko n'ubundi umuntu aba ahagaze muri kenkabiri iyo bari gucuruza cyangwa se butike n'ubundi byose biba ari akazi. None se ubwo tuvuye wenda ku cya comedy wenda ho gato, showbiz uyibamo uyiziho iki bimeze gute? Jewe se igihe nyine nyimazemo ntabwo ari gitose n'igihe kinini ndacyakeneye kwiga, ntabwo navuga ko ndi umuntu uzi byinshi. Burya biba byiza iyo umuntu nyine ahora yiga. Rero ndakiga byinshi nazi ariko none ntabwo bivuze ko hari n'ibyo ntazi. Ubwo rero iyo bigenze neza ukabona nk'abandi bantu bajoininga nk'ibintu mukora murafatanya nyine ukababwira ibyo uzi mukabasha gukomezanya nyine kabisa. Naribi murafatanya mugatera imbere. Yego mugakomezanya nyine iryo terambere ryaba rihari mukarigeraho nta bintu byo kuvuga ngo urabya ingona ni bitwe nuko biba bimeze. Kuba ingona ubwo nukuba kuba ingona urabona hari igihe ushobora kubuza ubumenyi nta kubwira ni si ibintu bikorwa gute ntumbwire kandi ubizi, ubwo nibwo twe twita ubugona. Ubwo icyo gihe mbaye ingona ubaye ingona kabisa. Ngombwira nk'akantu byibura uzi waba warakinnye nawe wibuka kakagusetsa. Wakubwira kandi zawe bikumbwira mu kanya. Jewe ndakariya nako narebye kuko ntago njya kukurikirana nabahubeshye gusa ariko wanyujije akajisho ariko wararebye uraseka wenda ko nge nako nabonye wenda wowe mutundi twinshi wakinnye ukurikije igihe watangiriye hari akantu byibura wavuze nawe ukarebye kabati cyakoze akantu narebye nyine nkase akantu nakoze kakasetsa. N'akantu kari muri video merutse gukora urumva mba ndi kugenda bisanzwe noneho nkahita mbona abantu abahungu babiri n'umukobwa umwe hari ibintu babibereyemo noneho nanjye nkavuga ariko nkabona nyine uwo mukobwa hari gusa nk'umuntu uri kubabwira ngo ngaho mwiruke urumva noneho nawe ati se nkibaza ati buriya ntabwo yaba ari amarushanwa avuga ati byose nanjye reka njyemo ibyo bihembo nibizamo nanjye uhasanga nabifata nawe utangira kwiruka kuko ngiye mu buzima busanzwe ibintu byo kwiruka ni ibyanjye negeze no kwirukira n'ikigo nigagaho ndaratsinda nyine buriya nuko nyine umuntu agenda akura nyine bikagabanuka ariko kwiruka ufite impano nyinshi. Ngewe ndagerageza mu bintu byose dukomeje rero ndagenda iyo ngiye kwegera uwo mukobwa n'abo basore mpita mbona birutse urumva ko ntabwo mba nzi uko byagenze rero nkahita mbwira uwo mukobwa ati se muko nanjye niruke nta kibazo ubwo nyine nge namaze kwisetingamo ko ari amarushanwa ubwo agahita ambwira ati niba mubishaka irukanka nawe utazi ikibaye yego ntazi ukuntu ibintu bimeze mbese ni nka kwa kundi bakame yirukanse n'inyamaswa zose zigahora zikiruka zitazi ikibaye cyane kabisa. Ubwo nawe wagiye ubwo nanjye mbagize ne ndavidika
mbamisa ahubwo kubura abahungu ntangiye no kubahitaho bimwe twitaga ngo kumugutsura umuntu ndabatsura bityo ndiruka bakaya bagenda bamfata nanongera mbafata mbasiga gutyo tugeze ahantu bari bagiye mbona bakuye telefone bafotoye hasi bafotoye kaburimbo hanjye ndavuga reka nyikureho mfotore nk'ibyo bakoze turongera twiruka tuzamuka tugezeyo ikantu kansekeje twagezeyo noneho mbona umukobwa ateze amaboko gutya nkaho ashaka ko nyine wabaye mu wa mbere amuhobera noneho nanjye ndambuye amaboko mugezeho ngiye kumuhobera aranyitaza uyikubita hasi aranyitaza nikubita hasi noneho nibaza ibaye mbona hobeye wa kabiri kumbe ngo ubwo byari bimeze ngo ubwo uwo yahobeye niwe wari ubaye wa mbere ubwo ngo ngize ntabwo nari ndi mu mukino kandi ngo yari ngo bari basaza be ngo bari kwikinira bisanzwe nk'uko abantu bavukana bahita hanyuma nawe uraza witura nanjye ndaza ibyo bintu rwose byarambabaje biranansetsa hari igihe wabikoze rwose karasekeje cyane nyine ngiye karansekeje ku giti cyanjye dusoza niki wabwira abantu n'abadukurikiye dusoza ngewe nabwira abantu ubwo abantu bijyanye n'iki kubaba muri ibi bintu byacu ni ukuvuga nkawe nk'umwana urabona nk'umwana muto uri muri ibi bintu wibera muri iyo si ya komedi niki wabwira abadukurikiye mu rwego rwo kwiteza imbere imyitwarire niki wababwira rero ikintu nababwira bajye bagira umuntu nyine agerangwa n'ubunyangamugayo ndetse n'ubwitonzi noneho mu bantu banakora yaba ari umuntu ukora ibi bintu byacu bya komedi cyangwa filime yaba ari umukameramani yaba ari umufotogarafe yaba ari n'umuyede yaba ari n'umufundi yaba ari n'iki icyo ari cyo cyose akaza akora kose akaba yumva ko nyine ari byo bintu bye njye namubwira ngo kuraje ibintu byawe ujye ubikora neza wajya hasi wenda ugahomba bitewe n'ibintu ukora ntabwo wagakwiye kujya ucika intege nyine ni ugukora nyine ubundi iyo ukoze akenshi ibintu biraza kabisa buriya Imana ikunda n'abakozi kandi iyo ibona ko banakoze ikongerera imbaraga kabisa nshishikariza n'abantu rero baba bashaka gukora ibi bintu bajya nyine baza bakatwegera twaba hari icyo tuzi nyine tukababwira noneho tukabasha gukora nyine ibintu bizima n'abantu bakabasha kubikunda urumva ko nyine tujya tugira n'imbogamizi zo kugira nyine ubushobozi bukeya cyangwa se ugakora ukabona ibintu bitari kuraninga ukavuga ati so wacika intege ariko nyine iyo nyine uzi icyo ushaka uraguma ukabyihambiraho nyine kabisa ubwo rero dushishikariza n'abantu nyine babishaka kubikora ko bajya batugana tugakorana nyine nta kibazo. Steve, ubwo se umuntu nkawe kwambwiye kuri jejecomedian ese nutanga nimero abana bazaguhamagara uzabakira? Nabakira ariko byaterwa wenda n'icyaba kibagenza ariko mvuza abana kuko hari n'abantu bakuru baba babyikundira kandi babishoboye nyuma y'uko uri butange nimero abazajya baguhamagara uzabakira? Nzabakira nyine abavuga bizima tuzakora ariko hari n'abafata nimero ugasanga ayifashe mu buryo ngo reka nzayihamagare ngo mvugane na wa muntu ngo numve ukuntu ngo ngavuga ngo cyangwa se ngo muteshe umutwe ibyo byose nyine twe turabimenya iyo bibaye. Hari umuntu uguhamagara we agambiye kugira ngo aguteshe umutwe gusa cyane kabisa nta na gahunda ariko nyine ari umuntu ufite gahunda kabisa aramamagara nkamwumva tugahura tugapanga bizima nta ribi. Yego. Hanyuma waduha nimero yawe abadukurikiye bakayimenya. Nimero yanjye ni 078 11022629 ndayisubiramo 078 11022629. Turabashimiye bakunze IBIGWI BYANJYE TV. Uyu yari umutumirwa w'umunsi, umwana muto ukina komedi yitwa jejecomedian. Yatanze na nimero ye, abantu bumva bose bafite impano yo gusetsa
n'abandi bumva bafite ubushake ko bajye no gukora subscribe kuri jejecomedian, bajye na hano ku Ibigwi Byanjye TV bakore subscribe, bajye no kuri channel yitwa Umuringa y'Impaya bakore subscribe. Hose nyine turahakorera kabisa, aho hose uburiyo. Yego, turagushimiye cyane ku kiganiro duhaye. Yego, namwe murakoze. Tunashimira n'abari badukurikiye. Ni karibu cyane kuri uyu mwana muto ukina comedy, mu birebe ibiganiro bye, mushyireho like, mushyireho comment, inkunga uko byabiri kose. Turagushimiye cyane Steve. Yego, murakoze kandi mwakoze cyane kudutumira, tuzanagaruka nyine nta kibazo. Okay, ugira umunsi mwiza. Yego, namwe mugira umunsi mwiza. Ibigwi Byanjye TV.